Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe ukunda gukurikira Shalom Shadow TV. Nongere kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho waba uri hose. Uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri Amerika, uri Australia, uri aho waba uherereye hose nguhe ikaze kandi nkomeje kugenda nkwifuriza ibihe byiza. Ngira ngo rero ntatinze, ngira ngo uyu munsi ngira ngo mwabonye ko turi kumwe n'umuntu musanzwe mumenyereye cyane, ariko ntago ndi bumuvuge cyane, araza kwivuga kugira ngo birusheho kugenda neza. Ariko yenda ntanatinze yabanza akatwibwira mu buryo amenyereweho bwo cyane cyane bw'imiririmbire, kuko akenshi amenyerewe cyane mu buryo bw'imiririmbire. Karibu. Murakoze cyane. Iyo umuntu ajya kwivuga hera ku mazina yiwe, reka baze nivuge mu mazina yanjye. Nitwa Ndayishimiye Tresor Zebedayo, niyo mazina yanjye nzwiho. Hanyuma nkuko wari ubinsabye, reka nongere nivuge ku murimo nkora. Kora twumve ko amasezerano yose uko Imana Iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Amasezerano yose uko Imana Iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi bisabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi bisabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hallelujah. Uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nk'Aburahamu, wibura maso yawe, bari nyeri wizeye amasezerano ye. Isi bisabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Reka tube ducumbikiye aho ngaho, turaza gukomeza. Murakoze cyane. Yes. Mwamubise rero ni Tresor, arumva ko akabisa ameze neza cyane. Mpite nkomorezaho n'igitaramo muherutse gukora, birasa nkaho gifite amavuta yacyo. Buriya hari igihe uhura n'ibihe byiza bukagendana nabyo igihe kitari gitoya. Ni ukuri kugeza none manota, hari n'igihe ubwanjye hari igihe ukora ibintu abantu batekereza ko ibintu wakoze bidashobora kukunezeza, aho gutekereza ko ubikora kugira ngo abandi banezerwe. Ariko nanababwira ko ikintu ukoze ntikikunezeze n'abandi gishobora kutanabanezeza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyakunejeje wowe ubwawe nicyo kintu gishobora kugira n'umunezero mu bandi bantu. N'uyu munsi ndicara ngasubira kuri YouTube channel ya Zebedayo family nkakireba, gifite amasaha 2:05, ariko kenshi ndakireba nkakirangiza, ngo yangasubiramo nkakirangiza, kubera ko Imana yari iri kumwe natwe, twaranezerewe. N'uyu munsi wa none mfite umunezero mwinshi cyane kubera igitaramo Imana yaduhaye kuri uriya munsi wo ku gatandatu ushize. Murakoze. Yes. Ntekereza yuko kino gitaramo yenda tunakivuzeho gakeya, ni igitaramo gisa nkaho cyari kiteguwe, na nkurikije ukuntu bagiye bacyamamaza. Abantu benshi cyane nabonye ama publicité, tuntu dusa nka publicité twagiye tukivugaho. Mbere yuko kiba mwari mwiteze iki? Nyuma yuko kibaye mwari mwitezemo iki?
ntikiza ko mwana gisengeye cyane kurusha uko yenda abantu bakibonye. Intego yacyo yagezweho. Murakoze cyane. Intego yacyo yagezweho kubera kuko icyo twari tugamije icyambere kwari guperforminga nyine kugira ngo dusohoze ibyo twari twateguje abantu, urumva twabateguje yuko turi butarame. Kuba byaragezweho, iyo ni intego yacu ya mbere. Yagezweho icya kabiri kwari kwamamaza ubwami bw'Imana, twarabwamamaje. Ahasigaye umuntu ugikurikiranye n'ubasha kugira amahitamo yiwe yo guhinduka bitewe n'uburyo umwuka wera yamuganirije. Intego yacu yagezweho. Murakoze. Rero nkomeze ngushimire cyane ukurikira Shalom Shadow TV. Ngiye nitwa Shalom. Turi kumwe na Tresor. Hanyuma Tresor, nyuma wamenyekanye cyane mu magroupe menshi cyane, sinzi niba ari uko uririmbamo, sinzi niba ari uko Yose uyafasha mu miririmbire. Umuntu akibaza ibyo bintu byose ubwo ibyo bintu byose bivanze gutyo kuririmba hanze y'ubuzima mu magroupe menshi cyane nagiye nkubonamo. Ayo magroupe uyafatanya ute? Ubona bidatwara umwanya? Ese wowe ubishoboza iki? Ibyo bintu ubikora ute kugira ngo nyine ubashe kwibonera umwanya, hanyuma na Zebedayo family uyiboneye umwanya, nayo matsinda yose yabonera umwanya? Urakoze cyane Shalom. Ndabishobora kuko nabigize umwuga. Uzarebe iyo wumva nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru cyangwa se mu zindi sport dukurikirana, iyo bavuga ngo uyu mukinnyi yabigize umwuga, nuko aba ari cyo kintu yamaze guhitamo ku buzima bwe bwose. Nanjye rero no muri music habaho icyo bita kugira kariyeri yawe ukaba ari umwuga uzakora ubuzima bwose. So nanjye nabigize umwuga, nubwo mfite n'ibindi nkora mu buzima busanzwe bitunga umuryango, ariko umwuga wo kuririmba namaze kuwihitamo, kandi birashoboka ko abantu babyibaza ari benshi. Impamvu bambona mu matsinda atandukanye, bambona muri True Promises, Zebedayo family, bakambona muri Glory of God, bakambona muri Calvary Worship Team. Aya ni amatsinda nzi ndirimbamo kandi nanaririmbyemo menshi cyane n'ayandi. Kubera ko namaze kubigira umwuga, nuko niyo mpamvu nabikunze, bigatuma n'abantu bansolicita cyangwa se bangirira icyizere kugira ngo mbatoze. Umuntu yambona nko mu ndirimbo runaka ya korali runaka, akahita yibaza ko Tresor ashobora kuba yiririmbamo. Mu by'ukuri ahantu mbarizwa ni ahantu hatatu gusa ushobora kunsanga, ni muri Zebedayo family, ni muri True Promises, no muri Calvary Worship Team. Kuko Calvary Worship Team ni worship team yo kwitorera nsengeramo. True Promises ni ministry yanjye yandeze mu buryo bw'imiririmbire. Zebedayo family ho no muryango, birumvikana turirimba turabavandimwe. Niyo mpamvu rero nababwira ngo mushobora kumbona henshi kuko nabigize umwuga. Mbere yuko tujya kuri True Promises nk'ahantu warerewe cyane mu miririmbire nk'uko bivuze, tujye kuri Zebedayo. Zebedayo ni famille imeze gute? Abantu bagiye bayumva kenshi cyane mu kuririmba, ariko ntibazi ngo igizwe n'abantu bangahe mu muryango, ntibazi ngo kanaka se burya ni umuvandimwe wa kanaka. Nisa nk'uyitubwiraho gake kugira ngo n'abantu bayimenye. Nkuko nari mbivuze, Zebedayo family ni abantu bakomoka nyine mu muryango umwe. Nkuko nyine wumva ko ari family, tubivuga ko ari family, turavukana. Abandi ni abakwe, abandi ni abuzukuru ba Zebedayo. Zebedayo uwo nguwo twitirira iryo tsinda ni iwe data, ntakiriho, ariko twashatse kwimakaza umuco we wo kuririmba kuko yari umuririmbyi mu itsinda rya Alarme Ministries. Amaze guhamagarwa n'Imana cyangwa se kwitaba Imana, twararebye tubona ko ari ngombwa guhagarara mu cyuho kiwe mu buryo bwo kuramya Imana nk'abavandimwe. Bituma twemezanya ko tugomba kuririmba. Hanyuma rero Zebedayo family igizwe n'abantu 14, harimo abana 6 bakomoka kuri uwo mubyeyi Zebedayo, hakabamo abakwe 2, hakabamo n'umukazana, hakabamo noneho n'abuzukuru ba Zebedayo. Bityo rero bakaba abantu 14. Wagenda uvuga nk'abavandimwe yenda mu mazina? Urakoze cyane. Abavandimwe mu mazina, unkurikira yitwa Nyirashimwe Diane, muzi mu itsinda rya True Promises, no muri Zebedayo no muri Healing. Hanyuma akaba uwo bita Esperance Mutimukeye, tubana muri Zebedayo, tukabana no muri True Promises. Ukurikira Diane tukabana n'undi witwa Uwase Adeline, nawe n'umudamu.
ni gukurikira Esperance aba mu itsinda rya Zebedayo no muri True Promises, tukabana n'uwo bita niyo nkuru Bienvenue muri Zebedayo, akaba no muri Light of the Art Ministries, nakaba n'umuyobozi mukuru w'iryo tsinda. Hanyuma tukabana na Mahirwe Richard abarizwa mu itsinda rya Zebedayo, akaba no muri Alarm Ministries. Ndibaza abavandimwe banjye ko ari batandatu naba ngabo. Murakoze. Yenda tutaravaho ugiye no gusa nk'utwibutsa uko igitaramo cyari kimeze, usa nk'uririmbaho yenda nk'indirimbo nk'ebyiri zari ziganje mu gitaramo, kugira ngo abantu nyine bikomeze kubikora follow up, ku buryo umuntu wumvise igitaramo akomeze ku ndirimbo za Zebedayo, kugira ngo umuntu wumvise igitaramo n'uburi akomeze mu murongo kabisa w'amavuta, kugira ngo yenda babanze banibuke unabumvishe uko byari bimeze. N'abantu benshi cyane bagenda bashobora, ntabwo igihugu cyose cyangwa se hanze hose babikurikiye, ariko ni byiza yuko wongera ukabaririmbiraho kugira ngo wongere ubakumbuze nk'ibyo bihe, niko navuga. Hari indirimbo imwe ntabwo ari ya Zebedayo family, ariko iri mu ndirimbo zadufashije cyane muri kiriya gitaramo, reka nyiririmbe. Hanyuma indirimbo n'indi ya Zebedayo family twaririmbyemo. Kuluma 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 kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma 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 kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia, kuluma dimambe, kuluma kosia. Ntabwoba 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 nsugira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nsugira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nsugira. Iyo ni imwe mu ndirimbo yadufashije muri kiriya gitaramo, twayibonemo imbaraga zidasanzwe kandi yaratunejeje. Iyo ni indirimbo nabwira abantu batadukurikiranye uri uyu munsi ko ni indirimbo ihumuriza abantu yuko Yesu ari kumwe nawe, ntacyo ushobora kuba. Ari ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Reka nongere kandi mbabwire ngo kora kuri clavier mucuranzi. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko turengana. Dufite Imana itugenera uburinzi buhoraho, kuko buri wese yamugeneye umumarayika wo kumurinda. Imana yacu ni nyakubahwa, iteka n'iteka ryose tumuzamuriye amaboko, tumubwira tuti warakoze. Wow. Arumva rwose kabisa, turi kugenda twishima. Ngira ngo umuntu ukunda indirimbo zo kuramya, umuntu ukunda indirimbo zimanura abo presence y'Imana, ngira ngo ukomeje kugenda uryoherwa cyane. Ntekereza ko rero wakomeza no kugenda, niba utarakora subscribe ku channel ya Shalom Shadow TV, wabikora kugira ngo n'ibintu byiza bizagende bikugeraho, kuko nkurikije uko Tresor ari kuturirimbira, nkurikije ukuri kubyumva, ntekereza ko nta kabuza uzaryoherwa. None tujye kuri True Promises, nko wavuze wakuriye cyane, wayigiyemo ryari? Ubu ngubu ubuzima bwawe muri True Promises buhagaze bute?
True Promises ni itsinda nkunda cyane, ni itsinda ryatumye mpishurirwa uwo ndiwe mu buryo bwo kuririmba. Ndayikunda cyane kandi True Promises nagiyemo mu bantu ba mbere umunsi itangira nari mpari muri 2005, ariko kubera kuko tutazi igihe runaka dushobora kuba twaratangiriye, ndavuga umunsi twashyizeho igihe abantu bazajya bamenya ko wenda aribwo True Promises ishobora kuba yaratangiye muri 2009 mu kwezi kwa 11, nibwo tugira mbese event y'isabukuru. Ndumva ari ibyo ngibyo. Yego. None nyuma True Promises tubwiye amatsinda menshi cyane ubarizwamo, amatsinda arenga 5 menshi cyane, biragaragara cyane ko ari menshi. Hanyuma True Promises, Karuvari, aho hose hari ibintu mbona bigezweho yenda by'abantu gufata umuririmbyi ku rwego rwe azi afite, mukamufata mwasa nkaho mumwishyura akakantu akabafasha. ubikora n'ubufasha buri nta kintu bugenda inyuma, cyangwa se hazamo no kuba bavuga ngo kugira ngo twakwipa umwanya we tumuha akantu. Umuririmbyi ntago umuririmbyi wabigize umwuga, ariko ndavuga muri gospel ntabwo aba yaragiye gushaka amafaranga, kuko Bibiliya iravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose nzabibongerera cyangwa se muzabyongererwa. Iyo nkora umurimo w'Imana, kubigira umwuga nuko nzi ko ngomba kubiha umwanya, ariko nubwo ari umwuga ntabwo ari akazi, kuko mfite akandi kazi nsanzwe nkora mu buzima busanzwe. Karuvari ni itorero ryanjye ryo mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari akazi nk'uko abantu bashobora kubitekereza. Ndabizi neza ko abaririmbyi, kandi nta nubwo mbirwanyije, ndabizi neza ko abaririmbyi benshi babarekrita kugira ngo babahereze akantu kandi babaremere, kugira ngo nabo bagire motivation yo kugira ibyo bakora byinshi byiza, ariko nanone kandi banabikora no mu buryo bwo guhimbaza Imana. Njyewe rero Karuvari ni itorero ryanjye ryo mu buryo bw'umwuka, nk'uko umuririmbyi w'umunyamwuka agomba kugira aho arererwa. Rero Karuvari ni itorero rindera. Ministry True Promises ni ministeri n'ubundi nkoreramo. Zebedayo urumva ni mu rugo, tuhora turi kumwe umunsi ku wundi. Birashobora kuba byabaho wenda umuntu wo mu itorero, uretse no kuvuga ngo itorero muri rusange, hakaba yanafashwa n'uburyo twa performance mu buryo bw'umwuka, akakushimira, akaguhereza iyo fanta, akaguha ati mwana wanjye akira Tresor. Meme n'umushumba byamubaho akabikora, ariko ntabwo ari muri urwo rwego ngende mu itorero, ndimo nk'umwana urerwa mu buryo bw'umwuka. Turasa nkaho tuza kwibanda ku kintu twakwita nk'igitaramo cyangwa se kuririmba cyane. Noneho twajya no ku ndirimbo za True Promises tukaturimbiraho nka zingahe, nazo abantu bakongera bakaziryoherwa. Mwino minsi ntekereza ko abantu benshi batari kujya mu nsengero nk'uko bikwiriye, ntabwo bari kujya ahantu bumva gospel cyane mu ndirimbo. Wakongera ukaturimbiraho nka zingahe kuri True Promises, yenda mu itsinda ryakureze wabaye mu gihe kinini, abantu bakongera bakayiryoherwa. Urakoze cyane. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu,
urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima, ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima. Tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje, tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri, tuzazamura ibendera n'umwana w'intama wanesheje. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye igorogota, yahakoreye umurimo mwiza wo kuducungura, none ubu turabana be, twavuye mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data. Ntibyagutwaye umwanya muremure ngubashe kurekura ubwiza wari ufite, byatewe n'urukundo wadukunze twebwe abari gupfa, nibyo byaguteye kutugirira imbabazi. Tuzahora turirimba indirimbo y'ikaruva, tuzahora turirimba indirimbo y'ikaruvari. Izo ni zimwe mu ndirimbo za True Promises. Murakoze. Njye numvaga nagiye nagurutse, sintekereza ukuntu abaririmbyi bamumeze yo muri kuririmba. Nienda nacyo tunakiganiraho gatoya, iyo uri kuririmba ukuba wumva umeze ukuntu uba wagenge, iyo waririmbaga nkumva ndasa nk'uwagiye atari nanjye uri kuririmba. Umuririmbyi uri kuririmba nka gutyo aba yumva ari nka abageze nko mu yihese, ni isi cyangwa ni iri hejuru? Iri hejuru. Umuntu wese afite uko yiyumva, reka nivuge ndeke kuvuga abandi kuko ntabwo nzi uburyo baba bameze iyo baririmba, ariko ngewe ku giti cyanjye iyo ndirimba mba numva ndi mu buryo bwo mu ijuru. Niba umuntu yumva yuko ari mu ijuru atazababara, nta mubabaro uzabayo, nta gahinda, nta ki, ni ukuvuga ngo mba numva ndi mu ijuru mu yandi magambo, kuko niyo naba mfite ibibazo iyo ndirimbye umubabaro urashira, agahinda kagashira, nkumva ndakomeye muri njyewe, nkumva mfite ibyiringiro, nkumva mfite umunezero udasanzwe, nkibagirwa aho ndi mu isi, nkumva ndi mu buryo bwo mu mwuka. So rero njyewe iyo ndi kuririmba, mbere yuko imitima
turi kumwe cyangwa se bari muri public banezerwa, njye ubwanjye mba ngomba kubanza kunezerwa. Kandi ndaratekereza yuko umuririmbyi uridinga cyangwa se umurida ushobora kuridinga ibyo aridinga ntibimunezeze, n'abandi ntabwo bishobora kuba byabanezeza. Ariyo mpamvu navuga ngo njyewe iyo ndirimba mba numva ntari mu isi, kuko isi ni iy'ibibazo, ni iy'imibabaro, ariko iyo ndirimba mba ndi mu byishimo gusa. Murakoze. Nta ndirimbo yo ku giti cyawe ufite, yenda tugenda turagana ku musozo w'ikiganiro, nta ndirimbo ku giti cyawe ufite cyangwa buri gihe ndi gukorera mu matsinda? Nta ndirimbo yanjye mfite, gusa nandika nyinshi ariko nzandikira mu matsinda, ntabwo nari nandika indirimbo yanjye ku giti cyanjye, kandi sindanabitekereza vuba aha ngaha kuko umuhamagaro wanjye uba mu gufatanya n'abandi cyane kuruta ngewe ku giti cyanjye, kuko ntawigira, niko ngewe mbitekereza. Simvuze ko abahanzi bakora ku giti cyabo badashoboye, barashoboye cyane, ariko ngewe ndumva ntarabishobora ntari kumwe n'abandi. Yego, ntekereza yuko rero turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Abantu bakurikiye Shalom Shadow TV nabasaba gukanda subscribe kugira ngo ahari n'ibindi byiza bizajya bibagera, kuko ntekereza ko iyo umuntu adakanda subscribe atamenya ibiri imbere cyangwa se ibije bushyashya bitamugeraho bikiri bishyashya. Ndi gutekereza ko hagiye kuza kandi karirimba kamwe ku munota umwe, yenda gasa nk'agakorozinga iki kiganiro cyangwa se ibi turi kuvuga. Haba yenda urabanza utubwireho ibiri imbere mu minsi iri imbere, murateganya iki? Zebedayo family se mufite ikindi gikorwa? Nyuma yaho Tresor ku giti cyame afite ikihe gikorwa mu buzima busanzwe? Ni izihe ngamba ziri imbere? Then akaririmbo kamwe, ubundi nkomeze nshimire n'abantu bose aho bari hose ku isi badukurikiye. Urakoze. Reka nanjye mbanze nshimire Shalom Shadow TV, ubuyobozi bwayo. Imana ibahereze umugisha kubwo kugezaho abantu ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ndabizi ko atari njye bwa mbere mubanye muri iki kiganiro, hari n'abandi mwakoresheje ibiganiro. Imana y'umwishyura ikomeze kubahereza umugisha no kubagura. Ikindi nsaba abantu bakurikirana Shalom Shadow TV, buriya iyo ukanze subscribe ni ukuvuga ngo hari icyo mutazi, hari icyo mudasobanukiwe. Nenda gusobanura abantu bakurikirana amacano atandukanye na Shalom irimo. Nuvuga ngo iyo umaze gukanda subscribe, nuvuga ngo link yose ba-uploadinze kuri channel, utiriwe ujya gusacinga, utiriwe ujya kuvuga ngo reka ndebe ibintu bishyashya biri kuri YouTube. Nuvuga ngo wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel wahisemo wakunze, usibye ko muzi ugomba gukunda na Shalom Shadow TV igomba kuba irimo. Iyo umaze gukanda, ni ukuvuga ngo ikintu cyose baprodinzeho n'ibizaza nyuma yanjye ngewe uri kubasobanurira ako kantu muzajya mubibona batarinze kubibohereza inbox. So ndagusaba kugira ngo uzakore subscribe kuri channel ya Shalom Shadow TV n'ayandi macano yo mu buryo bw'umwuka, harimo na Zebedayo family of course. Ntago yabura kugira ngo twese tukomeze tumenye iby'Imana idutegurira. Ubwo rero urabisobanukiwe uburyo impamvu yo gukora subscribe. Ari igihe abantu bababwira kubikora ukagira ngo none hari ikindi kintu kirimo cyiza Shalom Shadow TV ifitemo kirenze wowe inyungu ushobora kubibonamo mu buryo bw'umwuka. Ubikore rero kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho ku gihe. Hanyuma Zebedayo family nkuko warumbajije, corona yabaye turimo turategura konseri ikomeye cyangwa se turi kubategura event nziza, ariko ntago turapanga abantu, Imana nayo ipanga hazaho kino cyorezo, kandi tugomba kwirinda dukurikiza n'amabwiriza leta yacu iduha kugira ngo tuzabashe kukinesha no kugitsinda. Ntabwo tuzi igihe kizarangirira neza, ariko umunsi kizarangira turabizeza ko tuzabategurira igitaramo cyiza. Ariko nanone ntabwo twatumye mwibagirwa ibikorwa bya Zebedayo family nkuko mwabibonye, nkuko wakomeje kubimbazaho. Dusigaye dukora ibitaramo bihoraho. Nyuma y'ibyumweru bibiri tuba dufite igitaramo cya Zebedayo family kuri YouTube channel ya Zebedayo family. Urabona kwa gatandatu twarakoze,
nukuvuga ngo haracamo uyu wa gatandatu ku wundi wa gatandatu tuzongera dukore n'ubundi tubaha link ni kuri YouTube channel ya Zebedayo family tukagikorana amasaha 2 rero iyo tubanye ubasha ni nkuko twaba turi mu materaniro mu gihe nyine batarongera kutwemerera kuba twasubira mu materaniro asanzwe duhuza so wakomeza utaramana natwe hanyuma tubari ibyo ngibyo asigaye mu minsi iri imbere tuzabahereza yari indirimbo turimo turategura mu maboko yawe niyo twenda gukora vuba izabageraho reka ariyo tunasorezaho nta kibazo shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazatishuka imirimo uhora unkorera wami ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera mwami ujya uhora uyinyibutsa mu gihe nzajya mbyutse Yesu mwami we ujya ungenzura ntusanga nateshutse ujya ungaruzi neza n'urukundo byawe shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera bwami ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera bwami ujya uhora uyinyibutsa amen. Reka ngushimire cyane rero wakomeje kubana natwe shimire umuntu wese wadukurikiye shimire umuntu wese uri kuyireba ino video akomeza yayiha n'abandi nabo bagakomeza kuryoherwa na bino bihe ni Shalom Shadow TV gusezereho ngiye nitwaye Shalom.